big shout kuri Espoir kabisa bari gukora ibintu bya hatari ubundi APR game yayo ni game itsindisha amanota 3 niyo mpamvu APR ibifite numva ariyo kipe imaze gutsinda amanota ifite goal difference nyinshi ariko felicitation to be kubona ira championship ewana no kujya muri division ya mbere it was a big hard working kabisa ikindi no gushyigikira abakobwa welcome once again, this is Bala Zone. Twongeye kugaruka twongeye kuza kubagezaho amakuru ya basket nkuko bisanzwe akaba ari nge Kizito Antoine Rutayisire Zete big man fresh man how you doing good nawe ndashima Imana abantu bakeya nk'ibisanzwe kubera iki bake babaye benshi biragorana kubera iki bake man abantu bose burya ntibabashimira ngo zuba kameze nabi ni nature nyine niryo tegeko ryayo niko bigomba kumera hope you are doing well namwe dukurikiye kuri platform tugiye tubafitiye amakuru agiye atandukanye urebye turaza kwibanda cyane murabizi tubaha analyse y'ama match yabaye ariko tukaba twakora n'iza match zizaza ariko hakaba n'ama exclusive interview tujya dukorana n'abantu bagiye batandukanye ni umunsi tubafitiye umutumirwa murazi kumubona urebye rero turaza kuvuga cyane kuri match zabaye ejo bundi kwa gatanu harimo match ya Espoir na Reg hamwe na APR na Patriot ariko turaza no kuvuga kuzakurikira uko biza bimeze mbese muri make ukuntu twabibonye ari ibyo gushima ari ibyo guhindura harimo no gutungurana kwabaye mu byo twabonye rero nibyo urebye turi bwibandeho uno munsi mu kiganiro cyacu Rutayisire yo nkuko bisanzwe dufite umuntu turi buze kuganira nawe uyu munsi podcast izajya kuri platform kwa kane ni Olivier muri Orion yeah muraza kumenya amakuru agiye atandukanye ari muri Orion nka equipe ahiri ubungubu kw'abakinnyi bagiye babaho nyine ari amakuru mugenda mumenya agiye atandukanye ni muri ya gahunda dufite kunya tubazana abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo tujye tuganira nabo nyine mugende mumenya amakuru yabo ubuzima bwite bwabo ndetse by'umwihariko n'ubwa equipe kuko ariyo baba barizwamo hanyuma rero tudatinze Rutayisire match n'insazi bro matches cyane kwambara akirori Jewe match ya Reg nanuza nago nayirebye okay nanjye yabayeho gukererwa ari byo nari ndimo ariko narebye carton ebyiri za nyuma after nuza karito ya nyuma niya gatatu zo narazirebye ariko nyine nta kintu kidasanzwe Reg yarakubise nk'ibisanzwe yarakubise barakinnye ariko kakano ka ujye uvugutse ariko nuza Espoir bipfira kandi none n'ubungu na match yeruka Antino ntiyakini Espoir sifite swad nziza ariko ntuza ura mu sibana mu center nanuza wari wambwiye ngo yaravunitse banza atari yavunitse banza wari wamuruhukije uriya mu meneri wa akajama kagufi yarakini nawe yarakini match yeruka ndavuga ntuza muri Espoir wa mu type muremu hariya mwita ufite izina ry'abamise Fabrice Ngirango muri birabura Musinga nimba ari ufite izina ry'abana apana gusa abapeti banuza bakinye sinzi impamvu umuntu abyise abakinnyi ba Espoir bakinye match nziza pe baragerageza ikintu cy'amablock ikintu cy'iki bakina neza ariko biranga ariko hari umukinnyi umwe wanuza Espoir utarakinnye uwa w'umunyamahanga umwe muremure abakinnyi benshi b'abanyamahanga wirabura byatari gifite ikizina kiri complicated niba numva kiri kunsimbuka nawe nabonye atari yakinnye wenda nawe hari amaraso yari bwongeremo ariko nyine aratsinda cyane ama 3 points ari libre ariko none niba ukutaheruka gukina muri arena simbizi n'ama midrange ariko arayatsinda n'ama midrange ariko ariko nyine ndavuga okay muri rusange kuna ama match yagenze gusa iyo ngiyo niyo narebye niya kabiri of course yari lazima kuyireba habayeho no gutinda akabazo technique batuzimiriza amatara kamashanyarazi wari washize bituma match itinda gutangira rero match ya Espoir na Reg nta bintu byinshi byo kwivugaho pe
nta kidasanzwe nyine nta kirenze twe twiteze gusa gutungurana kwabayemo kwatubabaje nuko Espoir itaje muri za zindi byarangiye byo nakubwiraga byuko Espoir itazakina playoffs nibyo naniye kuvuga nyine nicyo cyabaye ni ukuvuga ngo ekipe yitwa hari ama ekipe ari gukora ibintu ewana bya hatari ekipe yitwa Kepler yakinnye muri division ya kabiri yakinnye mu mwaka umwe shampiyona imwe nditizamuga no muri D2 ikinnye shampiyona ya mbere isigera kuri playoffs sezimwe isigera kuri nuza ikigaragaza gushyira imbaraga big shot kuri Espoir kabisa bari gukora ibintu bya hatari biteye ubwoba uriya mu mama ewana kabisa urukundo ufite siporo dufite abantu nk'amwe nka batanu none na Keplarian isijya muri D1 ayihisiza hari Espoir ifite ama equipe abiri y'abagabo bari muri D1 Kepler ikagira equipe y'abakobwa nayo iri muri D1 nta D2 iba muri abakobwa na D2 iba mu bakobwa ariko nabyo ni nuzo no kongera ama equipe kuko harimo ama equipe make ahora n'ama equipe ahora yisubiramo ni byiza no kuri Kepler muri oya ku kintu cya sport muri rusange cyo Kepler ama equipe y'abakobwa nangahe agera ku 10 ushaka kubageramo ariko harimo ama equipe muri secondaire kereka umuntu agiye abara numva ntibuka neza umubare numva ntibuka imibare uko igenda ikurikirana ariko gusa twicyo twavuga twe tukiri kuvuga kuri nuza kuko match iriya Espoir yadutengushye kuko niyo akenshi yagombaga kuba iri hafi muri enye izamo ariko Kepler nyine yaje ifite gahunda irenze kuyanuza kandi niko byo bita byo gukora cyane nicyo kigomba kubaho Kepler iraza hanyuma rero ubu match nyirizina tugomba kuganira yabaye APR Patriot kambangamiye fo man iriya match ngiye abantu twarebanye iriya game nayo nabwiye ati nyamara ariko nabivuze muri carte ya gatatu nagati nyamara Patriot iratsindiye equipe nangaho nabibaza igihe babivugiye ariko tuva hanga uribuka ibyo wavuze ariko nanone ilfo twabonye nyine hari realite hakaba na expectation ngewe twavuye hanga nkubwiye ko Patriot nidakorera critemo ntago izashobora aperi kandi nkuriya mujene koko wabonye ko yakinnye uziko yakinnye ku makosa ne muri karito ya nyuma yakinnye afite amakosa ne yarakinnye ariko karito karangira nta rindi kosa akoze okay ibyo nibyo banakinnye na match nziza ariko by the way nta muntu wigeze uzuza muri iriya match cyo ni kimwe ikintu cyitwa amakosa hari ukuntu bakitwa uwo ari we wese aritwararitse nta muntu uje arya nuza bagize ane no mukota nabeshije mukota se yakinnye kangahe yakinnye igihe gito byatari ariko urebye ko amakosa yavuye buriya nabuze amakosa nk'ato Osborne ne wagize 3 numva muri APR ari we muntu ufite amakosa menshi wenyine yagize 3 ariko nako ya rotation nuza coach yakoreshaga ntago bigeze bituma bimwe expose cyane mu makosa ku buryo byatuma ari umuntu wuzuza naho ibyo uko wavugaga nyine wowe nkuko wari gukomeza uvuga ko wabonye match n'ukuntu wavugaga iriya match deka nkubwira ukuntu ngiye nayibonye iriya match Patriot yaragiye yiga bari abakinnyi ba APR yiga game ya APR ubona ushobora kuba ari ibyo video nyinshi za APR kabisa ni nako basket ikintu kuko buriya ikintu Patriot yakoze yaragiye ikora defense ya 3 points icyo kintu nge kuko nkikubaza nubwo bikiri mu nzira ariko icyo cyo nyine ntabwo tucyemeranya ngende kuvuga ko narebye match ubundi APR game yayo ni game itsindisha amanota 3 niyo mpamvu APR ibifite numva ariyo kipe imaze gutsinda amanota ifite goal difference nyinshi ifite amanota menshi izigamye menshi APR gutsindisha 3 points kuko APR nk'umuntu winjira ushobora gutsinda mid range amanota abantu batsinda mid range muri APR ni baki barafuye impamvu nuko game bakina barafungwa kandi iyo mufunguye game bakora no gutsinda 3 points nyine 3 points impamvu ibiza kandi urebye bagerageje 3 point nyinshi bya hatari amanota 3 nshobozwa yagerageje byaranze uribuka amanota 3 nuza yahushije kapiteni wabo Williams ariko yagerageje yatsinzemo byibura ntago ari kimwe na Mpoyo nawe byaragoranye urumva ikintu Patriot yakoze yaragiye ikora defense yo kuri 3 points ntago ari defense ngiye nakubwira niki wambwira still uwo wari kumbwira ngo byaranze byanga gute wayishuse ngiye mpa nk'urugero kuko umuntu wayishuse bamuhagazeho buretse ngiye mfite amavisions atari open sport atari amavisions araza gushira amavisions araza ni defense kuko icyo mbese bazishutaga nta muntu bahagazeho
as long as ufite amavisuals turaza kureba Reka nawe niba nyakwereke, narebeye reka nawe muri muraza kuyabona ibyo turi kuvuga muraza kubibona igihari ni kimwe reka nawe nyakwereke kugira ngo tugendane. niba wararebye match systeme nuza bakina kugira ngo twapuye kugira ngo umuntu ayikine bisaba ko agomba kuba afite space, ufite space, screen n'ibiki byose bakora ama screen. bakina rero match ifunguye menera kiza akababwira systeme niba ari ama ecran, niba ari uko bahererekanya baro, hari umuntu ugomba kuba libre ku ruhande, mukaba muzi ko winjiye aje like nko gutsinda layup akaba yasohora baro ariko azi ahantu hari open space yashyiramo bamugera agahindura. Niko bagendaga bagiye, ariko haza kubaho ko bidakunda gutsinda kabisa. Bibaho ariko kubera iki? Bibaho kubera iki? Ari narabacanze se nayo umuntu ashatse yabigira kuki utari kwemera ko ari defense Patriote yakoze? Kuki udashaka kubyemera? Defense nuko twayibonye, ya peri yakoze yo twarayibonye twebwe. Ya peri yakoze twarayibonye mo hagati. Defense se guteka n'ikipe yakurangiye. Wowe wavuze icyo nabikundiye ni kimwe. Nawe wavuze ko confidence yazamutse bigeze kuri karito ya gatatu. Okay, nkuko nabivugaga nyine urabizi ntuza. Pito Patriote. Ntabwo mvuze ko batakinnye neza, banakinnye neza kuko kugira ngo wininge game nk'iyo. Wembwira ukuntu iriya game wayirebye kwanza. Njyewe okay. Niki cyabuze kugira ngo APR itsindira game? APR rero nuza basket ari igira hari ukuba mwakoze ibintu byose bishoboka mwakinnye ariko hakazamo n'amahirwe rimwe na rimwe. I don't believe in luck ngiye muri mu kibuga. Kuko ntago wasobanura nese uravuga ngo ntago bakora ntago bakoze entraînement zihagije ku buryo kuko batoje gutsinda zira trop zingana kuri. Barase oya mbwira niki cyabuze kugira ngo APR ntigira amahirwe. Kugira ngo ari Patriote igira amahirwe for the first game, for the second game. Oya yakunciye mu ijambo kandi warumbajije. Tugikomeza. Mbwiye ko hashobora kuba harimo ikintu cyitwa amahirwe bitigeze bibahira, ikibuga kitigeze kinabahira. Cyase nabari ko mbyita. Kuko uburyo barase ntago aribwo twe expectingaga. Shema nka Shema uramuzi ko nakina kuri 3.6 kuko ni nacyo kintu buri muntu wese yashakaga spacing areba ahantu Shema ari bakamuhereza gashaka kubera iki nyine kubera iki hanyuma icyo kivaho banagerageje amahirwe menshi ashoboka pe. Hari igihe muvuga mutene nibwo game gitangira wabona ariyo mpamvu biri kugorana kwa, ariko hageze aho hazamo nakandi kantu kiki kuko bakoresheje avantage Patriote bo game yabo bayikina aho habaye rero bayikosora, aho habaye rero bayikosora, kandi none banakoresha n'ikintu cyitwa bose bakoresha remplacement ameze kimwe. Umukinnyi wakoraga akantu k'akagafu gato yahita gavamo, ariko ni kuri kote zombi usoze we nuza yawe kuri kote zombi. Naye ndakubwira view yanjye hazamo uko nta muntu n'umwe wigeze game yari fair ku buryo bwose bufatika, ariko buri gihe erreur imwe bavuga ko erreur imwe igana na pani nibura se ntago bivuga ko adversaire buze kurata we niyaguhereza. Niko bigomba kugenda, nicyo cyabayeho rero muri game. Ako game uko yakinwe APR yakinnye neza, bakoze defense ishoboka yose. Twumvaga Diarra ashobora gukina umwanya munini, ntabwo yakinnye umwanya munini cyane, yajyagamo avamo, ariko ubona biri balance, yavamo Shema akaba ari ukina ku mwanya Diarra yarariho, bo bakiriye ibyo bagomba gukina. Hanyuma rero Patriote ikindi bafite nabo bazanye n'amaraso yandi mashya. Hari uriya mukinnyi bazanye, ariko bazanamo n'abandi barasanzwe bakinana nka Kenny Gasana. Hari match yaherukaga gukina cyaraje nawe ntiyabura impact yongera umuntu uza muri equipe. Okay, ngiye rero reka nkubwira ukuntu iriya game nayirebye, sibyo? Iriya game ubundi yari game y'abatoza. Uriya mutoza Mazi ni umuhanga ku rwego rwo hejuru, uriya mutoza wa IPR, ariko bitabujije ko Mwinuka nawe ari umuhanga, afite experience mu shampiyona yego, kandi ikindi amenyereye amaderby. Kuko amakipe yose yatoje n'amakipe akomeye. Mwinuka ashobora amaderby pe, arayashobora, si ntago ari ibintu byo kubeshya, sibyo? Ikindi urebye ubundi game ukuntu yatangiye game, ndumva karto ya mbere yararangiye Patriote irushwa amanota nimba atari 8 n'10, sibyo? 10 ntago yageze kuko Patriote 10 ntago yageze, na difference y'amanota 10 yigeze gera. Karto ya mbere yangera amanota ngahe nimba atari 18 man. Patriote karto ya kabiri yakoze comeback, sibyo? Karto wa mita ijyamo basohotse muri 20 yari 20 kuri karto kuri nuza kabiri kuri kota kabiri half time.
ariko byanga bikunda Patriote yakoze comeback sibyo ikintu rero ngiye mbona cyabaye hariya ni defense no kwiga equipe nta kindi man yega n'ubundi niyo logique ya match ibintu byo kuvuga ngo namahirwe wapi Diarra ntago yakinnye ko Diarra yaramaze iminsi arwaye urumva ikindi Patriote isa niyiteguriye match kuva kera to be honest kuko nko muri Rwanda Cup warebye ukuntu abakinnyi bayikinnye ni abakinnyi basanzwe badafite experience batagize gute ibyo wambajije umbwira ngo ubushize tubivuga uvuga ngo habayeho nko kunegrija like Rwanda Cup uvuga uko ubona view yayo yayo hatagira n'ukomereka cyangwa vunike cyangwa agire gute ajye out of the roster uri kubyumva ikindi uriya mugabo wavuga ngo bongemo amaraso mashya nta bintu byahatari yakoze kandi warambwiye ko nawe yakinnye neza ariko nta bintu byahatari ariko ntaramenya ni match ya mbere okay nenge imbeshye ngo na wa mbere ariko nibuka ko na Mira yaje ari ubwa mbere kandi yarakinye yarakina ari match ya mbere kandi bakora ubona ko umukino bizagira umumaro ariko nawe ntago bamuzana atari taramamubonye atari ikintu ubona yakongera muri equipe ni umuhanga urebye na background yiwe ni umuhanga okay ntago mbihakanye background ifite ibyivuga ariko na reality iza mu ntuza iza muri mu kibuga mo imbere mo hagati uko yakinye ariko yarakinye nanuza yaragaragaye ariko akazamo na communication wabonaga isa naho igorana n'abakinnyi bakorera ukabona ari enerva kukumva ntago nubwo uvuga ngo defense yabaye nziza ariko APR hari ahantu kugira ngo agenda hazamo zira difference hajemo amanuza ama free throws menshi Diarra ari mu bantu bateye maranse si umuntu wenyine soje kuri free throws ninde se undi abandi ni bangaye abandi ntabwo ari benshi Diarra ni umusenta mwiza to be honest kuko Diarra uko yajyagamo egari kosa aragukinisha nyine okay arakwempoza unuza na body aramenya uko aguprovoka hako hazamo n'amanuza twagiye tugira menshi rwose tumaze kubona yuko umuntu warangije equipe se ubundi abantu barangije equipe ni bangaye abakinnyi batatu Peri rwose Peri n'umwe bye byoroshye Peri na APR ariko uri ko Peri nawe wakuyemo ari wo babaje APR muri BR nyine Peri nawe cyambere arayizi na equipe nta kintu cyanditse mu abantu abagize abantu bake ariko ibyo nuza Peri yakinnye ni nk'ibyo wavuga na Mira yakinnye se bose bafite angahe Peri yarafite angahe ako Peri niwe game changer we nicyo yakoze niwe game changer kandi nicyo ababereyeho nicyo ababereye herega ni nacyo Peri nyine ababereyeho gusa match yo nyine buri wese yakinnye partie neza ariko Patriote izanamo icyo kintu wavuze cyo kwiga cyo buri ikipe iriga ariko ashobora kuba no kubona hago nge ibintu byo nabwira ngo by'amahirwe wapi ntago mbyemera ntago mbyemera ibintu byo kuvuga ngo amahirwe ngaho nawe impamvu yabyo abakinnyi barabaswa bakurata zirapaniye zose no ni defense riga nawe urabizi ukina basket man iyo umuntu kuzamuye mu imbere contre zaje muri za trope ninka zinga ntago ari ngombwa contre man si ngombwa contre I know wowe ushobora kumuderanja ariko nizo bashyize bari libre ntibyakunda ari libre ubibona ko ari yewe zana video nibwo mbyemera Patriote byarabye Ferwaba kudufasha ibyo byose Marchive ntago wayibura ndayishaka nawe ushaka amanuza cyakora kubera ba streaming wenda kuko na buri muntu wese ari angle yayiyeberagamo niba ari streaming ariko angle zose ureba mu kibuga ariko nyine mu kibuga numva utabyumva ariko nyine icyabayeho nta kindi nyine ngo babiri iyo bagana umwe abayigiza nkana umwe yakoze aferi yagombaga gukora nundi yari yamuzanye niyo yakoze ariko ntibyakunda gusa Patriot rwose bafite game nziza nyine bani byo twexpect niyo nakubwiye nti ari ukuntu bya bintu twahoraga tuburana kuri uko game uko yarangiye nyine nibyo nakubwiraga buri kipe yakoze icyo yagombaga gukora ariko haza kuzamo ko n'ubundi bagomba kuhava imwe itsinze ariko babonye ko umukinnyi individual arangiza equipe logique yabo nuko uriya bazanye nicyo kiba kimuzanye abaje gukora difference reka nkubwire nanone uriya mujene Will Perry ni umukinnyi umaze imyaka myinshi muri champion apani y'u Rwanda ariko y'u Rwanda none se kinyi sizo zingahe uziko yakinnye no muri za sinzi ikipe yakinnye zo mu cyiciro cya kabiri Perry muri make Perry amenyereye basket kuko yakinnye no mu Burundi ahubwo wenda nuvuga uti iyo uvuga nushaka kuvuga uti yo muri Afrika cyane cyane ya hano none ikindi Perry amaze kumenyera imikinire ya APR kuko amaze guhura na APR inshuro nyinshi ndumva yari inshuro ya gatatu niba atari inshuro ya kane wenda kubera muri BL muri BL rero ni umukinnyi wagoye APR since day one ikindi Patriote ifite abakinnyi bamenyereye ino shampiyona bamenyereye imikino y'ingenzi
umukino w'ingenzi wo gukina wo gushyiramo imbaraga nyinshi ni uwuhe? ni imikino uhoraho. Ikindi nanone bakagira umutoza uzi gutegura game iri kurusho, uzi kumenya game iri kurusho akaba ari yakina. Byo ntabwo mbihakanya. Nibyo ngibyo nge nta n'ikindi kintu mbona cyahatari Patriote yatsindishije APR ni ukuyiga no kuyimenya, nta kindi. N'umutoza kuko nta nuza y'umutoza buriya uko buriya nimba ureba neza umukinnyi yakoraga mistake ntago mwinuka yemeraga umukinnyi ukora mistake ebyiri zikurikiranye. Vayo ubanza uganire, ubanza utuze, ubone gusubira mu kibuga. Wabonye Gaston ibintu yashaka gukora bya Denk bikamujabuka. Kuri koteza byabaye Steve. Ni Gaston. Ni Steve byanze. Agahita amukuramo. Ariko nyine byahari harakiri na karerege. Byaje kubikora mu match ntacyo bitwaye uri sure. Ariko no kubikora hakirimo difference y'inota rimwe ko cyagiye bakurana ntago byakunda. Gusa ni ukuri felicitation kutsinda kuri match ni ikintu gikomeye gutsinda APR recto verso. Baro kuba umaze kipe yonyine. Patriote niyo kipe imaze imikino 16 itaratsindwa umukino n'umwe. Nyine ni ntuza nziza. Na avantage kuri bo gusa sinzi sindagura ndagena. Ariko nimo ndabona uragena ndabona final ari nimo ndabona ko playoffs nuza final ari niriya game amahirwe menshi nuko by the way niriya game one felicitation kuri Patriot kuko imaze like iri half qualified gukina finals. Na avantage nyine iri half qualified kuko opponent wawe ukomeye mu butekereza cyangwa gusa nanone attention Kepler isanzwe igura Patriot irayigora, yitsinda byagora. Irayigora ariko ntago ntekereza ko ira hype ntago yakwa ntago byahita birangira kandi ikindi gihari nyine opponent wabo gusa tutirengagije ko hari n'indi match isigaye n'ubundi ya Patriot na Reg nayo ishobora kuzana indi realite tutasanzwe tumenyereye byose yashobora kumugutungwana ariko ubundi zira niyo yahoze ari derby. Patriot na Reg niyo yahoze ari derby nubwo nabonye bajyanye muri noza muri RDK ariko nta kundi urumva game igomba gukinwa ku cyumweru kandi yagomba gukinwa ku cyumweru kandi arena igomba gukoreshwa kwa mbere ntago byakunda abone byashoboka. Tuvuye kuri ibyo match rero nta ikindi twongeraho ni ukuha felicitation Azomco kuri Azomco kabisa kuri equipe irangije game zayo iri unbeaten. Well deserved kabisa. Zino finals bazikinye unbeaten. Unbeaten. Hari game Kepler nayitsinze. Ariko nta numva ntayo. Sure nukuza kureba neza ariko Azomco nayo irinze twara igikombe regular season plus na playoffs bazi byarangiye ziri. No URL yarabatsinze ibyo nagiye gukubwira nindindiriye kuvuga iki ugiye kongera kugira ngo numve nivuga unbeaten ubwenge URL match yabanyishije gusa na ewana equipe iri organize twagiye tuyikoraho stories. Mwara nayirebye namwarerebye gusa ariko felicitation to be kubona ira championship ewana no kujya muri division ya mbere. It was a big hard working kabisa. Hari amakuru nyine nabo niba mwarayirebye barabitubwiye ko n'ubundi twiteguramo amasura mashyashya kuko urumva Premier Division ifite uburyo ibikozemo. Ikindi rero reka nkubwira kandi kantu buri akadanje. Aya ma equipe yose agiye muri Premier Division. Na ma equipe ari serious. Man tugiye kureba competition mu myaka iri imbere. Nyine buri wese nyine basket irevuriwe. Kuko urebye nka vision ya Zomco. Ni equipe itazahita imanuka. Urumva? Ukareba Keplarian ni equipe itazemera guhita imanuka. Nyine ashobora kuba competition ariko izamanuka yo wabibona. Izindi equipe tuvuge equipe ya gatandatu Siamanuka equipe ebyiri akazamuka equipe ebyiri. Ubu equipe ya gatandatu na equipe ya karindwi. No, sibyo ya munani hamanuka ya 9 n'iya 10. Abana zirarye zirimenye kuko ari ama equipe mwana ni dahanje. Ariko nicyo twexpect nicyo gituma nyine tugomba ni umukino ubera umukino. Niho rero bikomereje ubwo ngubwo hasigaye gisigaye. Ikindi no gushyigikira abakobwa abana ejo ni barabitubwiye mande kabisa tuhagaragare ni ibirori twakiriye nimugoroba iyi podcast urumva iriho kwa mbere kwa mbere nimugoroba ubwo n'uyu munsi nimugoroba haraba game ya mbere y'Amavubi Argentina I think so numva ari Argentina pull up kabisa abakobwa tubashyigikire tubashyigikire nabacu ni igihugu by'umwihariko ni ishema ry'igihugu ari natwe twakiriye so tubabonetse byabaragaye buza nyuma. Ikindi felicitation kuri Kepler urumva nayo kuva muri division ya kabiri ugiye tukina playoffs nta n'umwaka uciyemo nuko babikoreye kandi bashyiramo n'ingufu ziteye ubwoba
ubwo rero harimo competition iteye ubwoba kubona umwanya wa kane byo wari ugoye sana wari ugoye bya hatari wari ugoye ariko barabikoreye nyine bahacanye umucyo nacyo twishimira nacyo dushaka muri basket by'umwihariko ikindi turanashimira Ferwafa ko yadufashije match ejo bundi kabera reba iriya match iza kubera muri noza muri RD sibyo nkumura nkubwira se mwana nibyo mura nkubwira urana kuntu ikindi none Ferwafa biri gukora cyiza ewana bakomeze gustreaminga zino game kabisa birafasha erega nta nubwo basket ari y'abanyakigali gusa you know none se umuntu uri Rusizi hari abantu bari mu ntara batabasha kuhagera ariko byibura yikurikiranye abona ko umuntu uri Rubavu ko ari umugino w'aba basketeri naho ntuzatara nyinshi zavuye uruzi arava hariya azi kureba game iri burangire saa 4 z'ijoro arataha gutese kandi hazamo na tatu ntunga coincidence bihurirana umuntu atari yateganyije ko bishobora kuza kugera kiriya gihe niba yabaze isaha runaka ari buhamare bikabona biyene kandi ko gustreaminga game kagumeho kandi zizaba ari game zose niba gustreaminga game ngo nuko ari game nyine iri over hype ari game nyine ya danger ya game zose bazistreaming ntabwo birabe okay icyo bisaba none dufite n'amahirwe na felicitation kuri vice president wa Ferwafa gutorerwa kuba minister wa sport binabyo bishobora kuba avantage byo byose ijya kurishera ku rugo felicitation kabisa twitege ko wenda hari impinduka byanze bikunze n'ubundi naho byari bigeze ntabwo byari biba ariko we can do better kurushaho rero hanyuma Borazone nakagaruka nkadukurikirana nk'uko bisanzwe kuri Instagram turibona cyane kabisa murabyigaragariza bitega ama exclusive interviews nyinshi kabisa zishoboka off season kuko ari bwo abantu benshi baba bari libre ubu ngubu bishobora guhura na schedule y'umukinnyi y'imyitozo n'ibindi ziri benshi batangiye kubona udukontra two muri za Congo two muri za yo gutera ibiraka nabyo ni byiza hanyuma rero ni Borazone dukurikirana ibyacu byose ibiganiro ama interview n'amakuru hari website hakaba Instagram hakaba TikTok hakaba na YouTube hasigaye nta kindi ni like share and subscribe na website mugasura amanuza amakuru menshi ya basket no umuntu yasanga ko numva nta kindi kinyamakuru cyandika by'umwihariko kuri basket cyangwa cyandika yo yonyine nta kinyamakuru mu Rwanda cyandika basket uretse Borazone kereka inkurije nyine ibindi biba bivangavanze every single details ushobora kuzibona kuri www.borazone.africa turi mu Rwanda sofa tuzatangira no kujya muri Afrika hanyuma rero iri imbere umva nta kindi tutayisira thank you ubwo tuzagaruka tuvuga kuri game ya Rege na Patriote noneho tunarebe bibaye byiza twazabona umuntu udufasha kureba ise championnat regular season yagenze gute tukayinyuramo muri makeya ni muri exclusive interview nizo tuzazanamo nyine abantu bagiye batandukanye ko bagiye bayibona uko yagigira igaragara undi muntu ushobora kuba yarebye game nyinshi you are welcome watwandikira kuri Instagram ati I want to join you muri podcast tukarebera hamwe ukuntu byagenze you are most welcome kabisa hanyuma rutayise nakagaruka Borazone nakagaruka turi kumwe